ziyuzi ihene hayo kera baravanga ihene abakobwa ntibazirya wowe urayirya yewe ndayibonye ukunda ihene ntabwo bwanwa se bameze baravanga kera urya ihene amera ubwanwa byaro kubeshya none se nibyo ntabwo twameze ntabwo mwameze aha none se wowe mu byukuri wumva uzashaka ufite imyaka ingahe ushaka ufite imyaka ingahe ku buryo nugereza uzavuga uti rwose nagumiwe umuntu agira igihe cye yego ariko nawe umuntu agira na gahunda ye ushobora kubiteganya ntibikunde yego ushobora kwiha imyaka ibiri ikarangira nta n'igitekerezo cyabyo so mvuga imyaka ebyiri ndavuga imyaka 20, 25 na 30 wowe wumva ugomba gushaka nibura ufite imyaka ingahe asembe turayizi iyo ufite ntayo nzi ariko ugereranyije niyo ufite hari kubura ingahe kugira ngo uzuze iyo ugomba gushaka ufite